mupaka hose hagiye Fdlr sinzi niba mwese muyizi ariko ndibaza ko muyizi. Nyakubahwa Gavana Fdlr, nyakubahwa Meya, ibyinshi DPS arabivuze, byavuze ko abizi nanjye niko nanabizi, ariko ndongeraho wenda ibindi bitari byinshi. Ngira ngo nabanza kuvuga ku mipaka yacu aho tugabanira n'abaturanyi bacu, wenda biza kujyana n'amarondo. Amarondo yo agomba gushyiramo ingufu zidasanzwe, kuko ku mupaka hose hagiye Fdlr sinzi niba mwese muyizi ariko ndibaza ko muyizi. So barahari hafi n'imipaka hari. Noneho wajya kujya Cyanzarwe, kuri uriya mupaka ni wa Cyanzarwe na hariya bahazanye uwo bita Gaston, ariko intention zabo nta nubwo ari ukurasa gusa, ariko bageze amahirwe babona nuko bica abaturage. Icyo kintu rero no kukireba tukagifatanya twese, ari nayo ubona ikibazo dufite hariya. Urumva niyo baza ari batanu bakinjira mu giturage batwicira abaturage, so byaba rero atari byiza. Nkuko navuze Fdlr hano, ariko noneho bari bafite na gahunda yo gutera grenade muri uyu mujyi, ndetse batubwira ko zamaze no kwinjira. Birashoboka kuko hari inzira nyinshi zakwinjiramo. Icyambere ni fraude, zakwinjira muri fraude. Icyo gihe rero ni ukuba amaso. Tuzanaho urusaku, abaduhimbira, abatwifuriza inabi, ndetse rimwe na rimwe abarasa amabomba akagwa mu Rwanda, indege zambuka imipaka, bigira bite, urusaku muri Loni, ibihugu byose. Ariko mwari mwabona ikindi gihugu kingana nk'icyacu isi yose iteraniraho ikavuga buriya hagomba kuba hari impamvu. Impamvu ni iyi. Impamvu iyo uvuze ge uba uvuze nawe, ubwo ni twese hamwe. Ibyo byose rero bibomborekana. Nababwiye ko bitatubujije kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 na 2021 neza tukaba dutera imbere. Abatuzanaho ibibazo by'ibindi bihugu bakabitugerekaho, ndetse ibyo bihugu byabyo ibibazo byabo nabyo bakaryoherwa. Niyo mpamvu nyine ibyo navugaga, badutera imijugujugu, batera, nagira ngo mbasezeranye umuti wabyo urahari.
umuti urahari w'ikinyarwanda. Umuti w'ikinyarwanda barawuvuguta. Turacyavuguta umuti. Abaryoherwa bakazana ibibazo ku Rwanda tutahamagaye, uwo muti bazawunywa uzabavura. Ntabwo mbabeshya. Abana banyu, bashiki banyu, basaza banyu bazi kuvuguta umuti. Icyambere nagira ngo mbasuhuze, muraho cyane. Icya kabiri ni ukubashimira umwaka tugiye gusoza, wabaye umwaka mwiza, twagezemo ibikorwa byinshi byiza byatumye imyaka yindi 21 wa 20 wabayemo ibihe bigoye bya COVID. Uyu mwaka watumye ibyo byose tubisiga inyuma yacu, turongera dutera imbere, ubukungu burazamuka, abantu ubuzima bwabo burongera buratekana. Ndibwira ko uwo tugiye kujyamo w'ibihumbi 2023 ukwiriye kuba mwiza kurusha ndetse uyu wa 2022 tugiye gukora. Ibyo mujya mwumva bibomborekana, tuzanaho urusaku, abaduhimbira, abatwifuriza inabi, ndetse rimwe na rimwe abarasa amabomba akagwa mu Rwanda, indege zambuka imipaka, bigira bite, urusaku muri Loni, ibihugu byose. Ariko mwari mwabona ikindi gihugu kingana nk'icyacu isi yose iteraniraho ikavuga buriya hagomba kuba hari impamvu. Impamvu ni iyi. Impamvu iyo uvuze ge uba uvuze nawe. Ubwo ni twese hamwe. Ibyo byose rero bibomborekana. Nababwiye ko bitatubujije kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020 na 2021
neza tukaba dutera imbere. Abatuzanaho ibibazo by'ibindi bihugu bakabitugerekaho, ndetse ibyo bihugu byabyo ibibazo byabo nabyo bakaryoherwa, niyo mpamvu nyine ibyo navugaga badutera imijugujugu, batera, nagira ngo mbasezeranye umuti wabyo urahari. Umuti urahari w'ikinyarwanda. Umuti w'ikinyarwanda barawuvuguta. Turacyavuguta umuti. Abaryoherwa bakazana ibibazo ku Rwanda tutahamagaye, uwo muti bazawunywa uzabavura. Ntabwo mbabeshya. Abana banyu, bashiki banyu, basaza banyu bazi kuvuguta umuti. Rero twe dukomeze dufatanye, dukore, twubake, twiyubake, dukoreshe uburyo bwose bushoboka. Hari ubwo dufite, ubwo tudafite tubushake, tubuhaye. Twe dukomeze tureba igihugu cyacu n'ibyo twifuza ko twabigeraho vuba kandi na bwangu. Nagira ngo rero dusoze uyu mwaka dutangire ubundi. Nutubona hano twidagadura, guseka, hari ibintu bibiri. Ibyo byose turabikora twibuka abacu twari dukwiye kuba turi kumwe nabo kuri uyu munsi, tutari kumwe nabo ku mpamvu zitandukanye. Hari abaksida, ariko noneho n'aba bandi bavuguta wa muti. Tubibuke. Icya kabiri, tubikore, twishime, tubyine buke, twibuka ngo ejo hari akazi. Niyo mpamvu mvuga rero ngo mwidagadure. Umuntu iyo yidagadura ibyo byomba bitekereza, ntacyo yumva yishinja ngo avuga ati nahemutse, nagize ntya, sinari nkwiye kuba ngira ntya. Icyo gihe biba kwizihirwa, kwishima, ibyo bindi byose ubitekereza. Niko bikwiye, ni umuco wacu, ni politike yacu, ni kamere yacu nk'Abanyarwanda.
bikora uko bikwiye rero. Icyo nsozerezaho mbasaba, akazi kose ugiye gukora jya ugashyiraho umutima wawe n'imbaraga zose ugakora ukanoza. N'ubu nimujya kwishima, nimujya kubyina, mubikore mubinoze. Hanyuma ibindi bize gukurikira hanyuma, sibyo?